neza mwese. Iyi ni Gatigisimu Room, icyumba cy'uruganiriro rw'ubukristo. Naho twigira ibijyanye n'ubukristo, aho duterana umwete kugira ngo tudasigara inyuma mu rugendo rugana Imana. Haciye iminsi rero icyumba cyacu kidakingura, ni ukubera ko mwarimu atarahari. Ariko uyu munsi nifuzaga ko dusangira insanganyamatsiko nanone igira iti kugira ubukristo bw'urutare, cyangwa se ubukristo bw'urutare. Hariho byinshi birimo kunyeganyeza ubukristo bw'abantu, hariho byinshi birimo kubaca intege mu rugendo. Hari igihe biba ari ibyaha birimo kugwira muri iyi si, ariko hari igihe biba ari ibibazo by'ubuzima, ubukene, uburwayi, gupfusha n'indi miyaga myinshi ikunze kuza mu buzima. Byose bishobora kuba byanyeganyeza ubuzima bw'umukristo. Ariko umukristo ntabwo akwiye kwemera kuba umukristo unyeganyega gutyo buri mwanya ikize cyose kikamunyeganyeza. Ngira ngo ababyibuka muzi ko Paul yandika mu rwandiko rwe yandikiye Abefeso yuko icyifuzo cye cyari uko yazagira abakristo batanyeganyega ngo bahuhwe n'imiyaga yose. Icyanditswe numva turi bwibandeho ni icyanditswe abantu benshi bakunze gutindaho batumva kimwe, ariko ubwo ndababwira uko nyumva n'icyo gishobora kutumarira muri iyi nsanganyamatsiko yo kugira ubukristo bukomeye, ubukristo bw'urutare. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, mu gice cya 16 umurongo wa 13, Matayo atwereka inkuru y'ubuzima bw'intumwa na Yesu, ariko noneho akadukuriramo akantu k'ibibazo Kristo ubwe yabajije intumwa kugira ngo agire icyo amenya ku kwizera kwabo. Umurongo wa 13 rero haragira hati: nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni nde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Hano turumva yuko Kristo arimo abaza abigishwa, ariko abantu bagira ngo ndinde. Umuntu ntago yahita amenya kubera iki Kristo abaza ibi bibazo intumwa, ariko nidukomeza cyangwa se turebye mu buryo bugari, usanga n'ubusanzwe umwarimu abaza afite impamvu, abaza afite ibyo ashaka kwigisha abanyeshuri be. Uyu mwarimu rero mukuru bita Kristo, abanyeshuri be arabihereranye, abahaye ikibazo, mugira ngo ndinde. Bamubwira uko abandi bantu batekereza ari, ariko ntiyanyurwa. Arababwira ati, ariko se mwebwe ubwanyu noneho muretse abandi muhura nabo mu nzira, mwebwe tugendana mugira ngo ndinde. Nuko Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Umurongo wa 17 rero kugeza ku wa 19 na 20 niho nshaka gukura ibanga nabonye muri iki cyanditswe rishobora kudutera umwete no kudusindagiza mu rugendo rwa gikristo, ntidusigare inyuma kandi twese Kristo adushaka. Yesu ahita asubiza Simoni wa Yona ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, cyangwa se uri urutare, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare,
kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Umurongo wa 19, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Hano rero akenshi abakristo batandukanye bibaza, ese kuki Kristo yita Petero urutare? Ndetse Kiliziya Katolika y'i Roma n'andi makiliziya bakunze gusa nkaho batarimo kumva kimwe uko basobanura uyu murongo. Ariko iyo urebye mu mateka y'imisobanurire y'uyu murongo, ni ukuvuga abakurambere b'itorero ba mbere, ntabwo higeze habamo ubwoba bw'uko umuntu yaba urutare. Abakristo benshi batari aba Kiliziya Gatolika y'i Roma bumva uyu murongo nkaho utemerera Petero kuba urutare. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko Petero ari urutare. Noneho kandi abakristo Katolika b'i Roma nabo bagatsindagira ko ari we rutare wenyine, ko nta wundi wabibwiwe. Nge rero nkaba mfite igitekerezo mbonamo kigira kiti, kuki yiswe urutare kandi nkaba mwese ndimo kubahamagarira kuba urutare? Ni ukuvuga kuba urutare kuri jye si igitangaza iyo wamenye Yesu uba urutare. Nk'uko twabibonye, nyuma y'ibibazo bibiri bikomeye Kristo yahaye abanyeshuri be yigishaga ubukristo, nagira ngo dutinde iminota nka mikeya isigaye dusobanukirwa icyo bakuye muri ibi bibazo byombi bibiri. Kandi twese nk'abanyeshuri ba Kristo n'ubundi reka twicare ku birenge bye nk'aho ari we turimo kumva. Kristo abaza Petero ati, Petero, abantu bagira ngo ndinde? Amubariza hamwe n'abandi bigishwa. Petero agasubiza ati, uri Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ubwo unshubije gutyo, Petero, uri urutare. Uri urutare, kandi nzakubakaho itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Mwibuke ko insanganyamatsiko yacu yari ugusabwa no kwibutsanya ngo nimureke tube abakristo bakomeye. Ubukristo bw'urutare ni ubukristo butanyeganyega, ni ubukristo amarembo y'ikuzimu adashobora gupfa anyeganyeje. Hano rero njyewe icyo mbonamo nk'umunyeshuri wa Kristo ni uko ubukristo bw'urutare, ikibuduha cyangwa se ibanga ryo kugira ubukristo bw'urutare, ni ukumenya Yesu uwo ari we. Iyo umuntu yamenye Yesu uwo ari we, akamenya kumutandukanya na Eliya, akamenya kumutandukanya n'abahanuzi, akamenya kumutandukanya na Yeremiya, akamenya kumutandukanya na Yohana Umubatiza, uwo muntu aba yegera ubukristo budapfa kunyeganyezwa. Ibyinshi mu byishe ubukristo bwa none ni ukwitiranya Yesu n'abandi. Bamwe bazi ngo Yesu ni pasiteri wabo, abandi bazi ngo Yesu ni perezida w'igihugu, abandi bazi ngo Yesu ni kimwe na minisitiri, abandi bazi ngo Yesu ni kimwe n'umuyobozi w'akarere cyangwa w'umurenge. Ariko ubukristo bwamaze gusobanukirwa itandukaniro riri hagati ya Yesu n'abandi bantu, iteka buba bugize isumbwe. Iteka buba bugiye kuba ubukristo butapfa kunyeganyezwa n'amarembo y'ikuzimu. Buba bubaye bwa bukristo Pawulo yigisha mu Befeso agira ati, ndifuza yuko mwagira ubukristo mwakura mukagera ku kigero mutabasha kunyeganyezwa n'imiyaga iyo ari yo yose. Kristo rero ntabwo yita umuntu urutare kubera amafaranga menshi afite mu bukristo, ntabwo yita umuntu urutare kubera buranga runaka cyangwa igihagararo, tuvuge yuko yubatse umubiri cyane kazabasha kurwanira itorero n'ingumi ze cyangwa n'imigeri yize. Ahubwo Kristo yita umuntu urutare kubera ko uwo muntu azi Yesu. Iyo umuntu azi Yesu, ubukristo bwe buba urutare. Ubukristo bwe urabuhonda, ukaba wanabujomba imishyo cyangwa inzuma, inkota cyangwa inkoni, ariko bugasigara budatsimburwa. Bakristo rero, Gatagisimu Room uyu munsi ije kubakangurira kugira ubukristo bene nk'ubwo.
ubukristo budahuha n'umuyaga. Dore turi mu bihe bigoye, hari umuyaga uteye ubwoba urimo guhuha, umuyaga wo kudahura kw'abakristo, ni umuyaga uri bugushe benshi. Ariko ubukristo bwacu nitureka tukabucengezamo uwo Yesu ari we, tugatindana na Yesu tukarushaho kumumenya, buzaba ubukristo badapfa kunyeganyeza. Niyo wabukingirana, hari abakobwa bigeze gufunga bari barihaye Imana, hanyuma umuyobozi wabo arababwira ati bakobwa badufunga gute kandi no kuva kera twari twarifungiranye. Ntabwo ubasha kubwambura umudendezo wabwo. Mwarimu rero mukuru bita Yesu arimo araduha hano ikintu gitangaje. Arimo aratwereka yuko n'umuntu yaba urutare Kristo yakubakaho ubwami bwe. Ariko ikimugira urutare nta kindi ni ukumenya Yesu Kristo, kubera ko ari we umuha gukomera, akaba uwo Yesu yakwiringira, Yesu akamwubakaho ibintu bye. Turi mu gihe rero Yesu ashaka no kubaka ubwami bwe cyane, kandi ashaka kubwubaka mu rubyiruko, akabwubaka mu ngo, akabwubaka mu matorero. Ariko ntabwo yabwubaka ku bibonobono, ntabwo yabwubaka ku bakristo bajegajega buri munsi. Arashaka kubwubaka ku bakristo bamaze kumumenya. Abo nibo avuga ati mu rutare ndaza kuwubakaho itorero ryanjye. Tukaba urutare nicyo Kristo arimo kuduhamagarira muri iyi si irimo benshi banyeganyezwa n'ubusa. Hari abanyeganyezwa n'ibigeragezo binoroheje rwose bitakabaye banyeganyeza, ariko Kristo aha ngira ngo twakuramo iryo somo ry'uko dukwiye kuba Petero, dukwiye kuba urutare, kandi tukamenya ko ikitugira urutare ari ukumenya uwo mwami Imana. Arakomeza yo ku murongo wa 9 ati wa 19 nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizajyambiriwe no mu ijuru. Benshi rero bakoresha uyu murongo kugira ngo bakingirane bagenzi babo, ariko urufunguzo ntabwo ari urukinga gusa, ruranakingura. Kandi uwo bita Thomas Cranmer, umwe mu banditsi ba mbere, yaravuze ati erega gufunga kwacu ni ukwanga kubwira abantu Yesu uwo ari we. Iyo twabinaniwe abantu tuba tubafungiranye, ntabwo bajya binjira mu bwami bwe. Ati kandi gufungura kwacu ni ukugenda tukamamaza iyo nkuru nziza tukayibwira abantu b'Imana. Iyo umuntu rero yamaze kumenya Yesu, ni koko aba afite urufunguzo. Aba afite urufunguzo yahawe n'Imana rwo kuba yakinga ubwami bw'Imana cyangwa akabukingura. Nta bundi butwari budasanzwe. Uru rufunguzo ntirufitwe na Petero gusa. Uwamenye Yesu wese yakinga ubwami cyangwa akabukingura. Abukinga ryari? Yahisemo guceceka ntiyamamaza uwo mwami. Abakingiranye abatari bamwumva, ariko iyo akinguye akabumvuga abakinguriye bose. Kristo rero umaze kumumenya wese mu rufunguzo, nahe kugira ngo akingure abantu binjire cyangwa bakingirane aceceke. Uretse ko wafunga, ngewe nkafungura, kubera ko ngewe nawe twese dusangiye iryo banga. Nicyo mbonamo kuri uwo murongo wa 19. Twahambira ibintu, dufite imigozi ihambira ibintu, ariko dufite n'ibihambura, byose bihishwe mu ibanga ryo kumenya Yesu. Bakristo rero, mureke iri somo Kristo atanga ahereza abigishwa be turigire iryacu natwe, maze tube abakristo batanyeganyezwa n'ibonetse byose, kandi tuba abakristo badahuhwa n'imiyaga ibonetse yose. Imiyaga iriho ni myinshi, irimo irahuha abantu, irimo iratwara abantu, ariko mureke dukomere muri iki gihe kitoroshye, muri iki gihe cy'imiyaga myinshi, mureke tube ba Petero. Iyo uwo bita Gregory yaranditse ngo nimureke twigire inkingi, Kristo atwubakeho itorero rye. Yabyanditse mu kinyejana cya 4 ngira ngo kirangira. Twigire inkingi Kristo yubakaho itorero rye. Iyo abantu barebye mu Bagalatiya nsoza 2 umurongo wa 9, wumva Paulo yandika agira ati nuko bamaze kumenya ubuntu nahawe, ariko uhita wibaza ngo arimo aravuga abandi. Barabadusobanurira rero, baravuga ngo abo mvuga ni Yakobo, ni Kefa, ni Yohana,
abashimwa ko ari inkingi. Murumva rero ko Bibiliya itwereka ko inkingi z'itorero atari Petero gusa, na Yakobo yarashimwaga nk'inkingi, ndetse na Yohana yarashimwaga nk'inkingi. Nta nubwo arizo zonyine. Bibiliya hari n'aho itubwira ngo itorero ryubatse ku rufatiro rw'abahanuzi n'intumwa. No mu bahanuzi harimo abigize inkingi, Kristo abubakaho itorero. Bakristo rero, nimureke tube inkingi nzima, mureke tube urutare Kristo yubakaho ibintu bye. Uzi ko Kristo ashaka kubaka ibintu bikomeye mu makorari, uzi ko Kristo ashaka kubaka ibintu bikomeye mu matorero, ariko yabuze abantu bamuzi yakubakana nabo cyangwa kubakaho. Nimureke dutege amatwi inyigisho ze, maze tumumenye. Ibyo nibyo bitugira urutare, urutare ruzima, urutare Kristo ashobora kubakaho. Uwo Gregori yaranavuze ati iyo bavuze ngo mukomere mushikame, baba bavuze ngo mube urutare. Mureke rero tube urutare, dukomere dushikame, twigire inkingi Kristo yubakaho. Hari ahantu henshi Kristo yakabaye yubaka, ariko abakristo baho barimo baranga bakigira ibibonobono, baranga bakigira utuntu turaho tuhora duhuhwa n'umuyaga. Oya, umukristo nyamukristo cyangwa uwifuza kuba umukristo mwiza atega umutwe Kristo akamwubakaho, atega akajosi ke Kristo akamwubakaho. Ntago agaca imbaraga ubwako gafite, oya, agaca kumenya Yesu gakorera. Umuntu rero ushaka gukorera Yesu ntago babanza kumupima imitsi ngo barebe ngo afite ingufu zingana iki, cyangwa ngo bamupime ibyo kurya, bamupime uko ahagaze mu buryo bw'umubiri. Oya, bamupima urukundo akunda Yesu. Niyo mpamvu Pawulo hari aho yanditse avuga ati umuntu ushaka kuyobora itorero ataba ari umukristo uhindutse vuba, ati bitamucanga akabivamo. Ntabwo Kristo arashaka kubaka ku bantu biteguye, bamuzi, bamukunda. Abo nibo rutare na n'ubu bagicungiraho. Kandi barimo mu matorero hano mu Rwanda, tubaye tutabafite ubanza byaba bikomeye. Ariko ibi byumvikane ko urutare umuntu atarwigira, ahubwo urutare arugirwa n'urutare nyarutare, ari we Kristo, soko y'urutare cyangwa y'uko gukomera akwiza mu bantu be. Mureke rero twese tushyire hamwe, tumusange, tumusabe atwigishe, kandi adukomezemo uwo muco mwiza wo kuba inkingi zikomeye Kristo yegamira kandi akubakaho. Nge rero simfite ikibazo cyo kuvuga ngo Yesu niwe rutare rwanjye, niwe niringira, nzamuhanga amaso buri gihe, ariko kandi ibyo ntago bigongana no kuba na runaka yaba urutare, na runaka akaba urutare. Kandi ndabashimira mwese abakomeje kuba urutare muri iki gihe kigoye, abakomeje gutega imigongo yanyu n'amajosi yanyu ngo Kristo yubake itorero rye. Mutanga igihe cyanyu, mutanga amafaranga yanyu, mutanga ibitekerezo n'ubwenge bwanyu. Ibyo byose Kristo akabicungiraho, akubaka ibitanyeganyega. Nsaba mwese abananiwe, namwe barushye, mukaba mwari munaniwe aho mwari mufashe, nyabuna nimukomere, nimwiyongeremo agatege, nimukomeze urugendo, mubere Yesu ahatari, mubere Yesu amaguru, mubere Yesu amaboko, mumubere urutare yubakaho itorero rye. Kandi nagira ngo nsoze mbabwira yuko uwo Yesu yise urutare ntagaruka atagira intege nkeya. Uyu Petero Kristo yise urutare, bwarakeye hanyuma arageragezwa biranamunanira guhamya ya magambo yari yavuze bwa mbere. Ariko bimunaniye atsinzwe, ntabwo Kristo yamubwiye ngo ubaye ikibonobono uwo mwanya, oya, ahubwo bwarakeye aho ubukristo bubera urutare, ahubwo nahangaha ni nabwo nabibonye. Ubukristo bwe bubera urutare aho uhemukira inshuti yawe gatatu, ariko ugatsinda ikigeragezo cyo gutsindwa. Ni ukuvuga ngo ukabishobora kongera kwikura mu kinogo kirekire waguyemo cyo gutsindwa ku cyo wari warasezeranye Imana. Ubukristo rero aho buterera ubwoba
cyangwa aho ubukristo bubera urutare, ni ukubona umukristo ashobora kwikura mu manga yo gutsindwa, kwikura mu manga y'icyaha yaguyemo. Benshi ndabizi iyo batangaje ngo yaguye yari ikirangirire, uwo mwanya ubukristo urabubura kuko bwari ikibonobono. Ariko umukristo ufite ubukristo bw'urutare, na nyuma yo kugwa mu manga ingana nk'iyo Petero yaguyemo, ubona ahinguye umutwe. Reka rero mbasabe twibikemo ubwo bukristo, ubukristo utapfa kunyeganyeza, ku buryo niyo wabutsinda, niyo wabugusha mu cyaha, ushaka uburyo buvayo. Kristo rero ntabwo yise urutare bivuze ko atatsindwa, nicyo nongera kwiga muri ibi byanditswe, ariko disi gutsindwa ni kumutsinda nako akuvamo. Ngaho rero nimugerageze, nanjye nuko ndarwana no kugira ngo ubukristo bwanjye bwe kuba ubwo Kristo atazi ngo buravuye burajyayo, bwe kuba ubw'aba bakozi uba utazi niba umufite cyangwa utamufite. Ubu bukristo bwiyemeje kutava ku izima, ahubwo bukomeza bukabera Yesu ahatari, Yesu akabwubakaho. Pawulo yaravuze ngo kubw'uwo yabaye aretse byose kuko yabibonye nk'igihombo, kugira ngo aronke ingabire ziri muri Kristo Yesu. Ariko iyo umanutse hepfo, aho ni mu Bafilipi, aravuga ngo icyo nshaka ni ukumenya Yesu, ni ukumenya Yesu. Ibanga rero ryo kuba urutare ntabwo ari ukwiga amashuri yandi menshi ngo wibagirwe iryo shuri rikomeye cyane ryitwa kumenya Yesu. Iyo umuntu ashize agatege n'akabaraga mu kumenya Yesu, gahoro gahoro agenda arekera kuba ikintu cy'ibumba, ahubwo akaba ikintu gikomeye cyane cyagira uruhare mu nyubako zikomeye z'Imana. Uyu Petero rero babwiye aya magambo, ni nawe uza gusoza akatubwira mu rwandiko rwe ngo mwubakwe nk'amabuye mazima. Bakristo rero ndabatera umwete wo kubakwa nk'amabuye mazima, amabuye atangirika ubusa, amabuye atunganyijwe, amabuye Kristo yubakaho, akaba azi ko ibintu bye bitazasenyuka. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.